Abashyitsi baturutse mu muryango w'umusore Moses bari baje gusaba bageze mu rugo rw'umuryango w'umukobwa Sophia ari wari ugiye gusabwa bakirwa neza muri ibyo birori bikomeye. Hirya no hino mu rugo hari imitako y'ubukwe, intebe zitunganyijwe neza, ibiribwa n'ibinyobwa byateguwe. Umuhango watangiranye n'indirimbo zo guha ikaze abashyitsi. Hari itsinda ry'abaririmbyi ryari riyobowe n'umusore witwaga Andre wari uzi kuririmba cyane anicurangira gitari, nubwo bwose yari afite iryo tsinda ry'abamufashaga. Sophia yari abizi ko umusore ari buze kuririmba, iyo akihagera baranasuhuzanyije, nubwo bwose yari afite isoni. Igitangaje ni uko yatangiye kuririmba asaba abashyitsi kuza bisanga. Sophia wategurwaga ngo aze kuba agaragara neza kurushaho agatangira kubira ibyuya mu nda akamurya. Abari bari iruhande rwe baketse ko ari ubwoba bw'umukobwa ugiye gusabwa. Baramwihanganishije bamuha inama bumvaga ko akeneye, bakomeza kumuhanagura no kumusiga izindi makiyaje. Abakuru b'imiryango yombi mu kinyabupfura cyinshi cyane bararamukanyije, abashyitsi bicara mu ntebe zari zateguwe, ariko Andre akomeza kuririmba gake gake anacuranga. Ibiganiro by'abasaza byaratangiye mu mvugo z'urusobe rw'amagambo ameze nk'ikinamico ariko bashingiye ku muco. Ubwo Andre nawe niko yakomezaga kugenda aririmba acuranga we n'itsinda rye, bari gutuma ibiganiro birushaho gushimisha kandi n'abari bitabiriye bakarushaho gususuruka. Umukuru w'umuryango akaba umuvugizi w'abasaba umugeni niwe wasabwaga kuganiriza umuryango w'umukobwa. Yagize asaba ko bamwemerera umukobwa yari aje gusaba, ashimangira ko baje gusaba witwa Sophia. Buri ngingo babaga bagezeho hacagamo udusegonda duke Andre n'itsinda rye ry'abacuranzi bakabanza kuririmbaho gato, ibiganiro bigakomeza. Igihe cyo gutanga inkwano cyarageze, batanga amafaranga mu cyimbo cy'inka. Andre rero ahabaye aboneraho kuririmba indirimbo zishimangira ugukomera kw'imiryango. Uko yaririmbaga niko umukobwa yumvaga ijwi rye akarushaho kuremba aho yari ari mu nzu, mu nda harushagaho kumurya nk'aho bamennye amaside. Kwihagararaho yumvaga bigiye kumunanira, ariko bagenzi be bakarushaho kumubwira ibidahuye, bamubwira bati niko bigenda. Umuntu agira ubwoba iyo agiye guhuzwa n'umugabo we, noneho mu mbaga y'abantu benshi nk'abari hano, ariko ugomba gukomera ukihagararaho ukatambukana umucyo. Nyamara we yarahangayikishijwe n'ijwi rya Andre ryamwibutsaga byinshi. Na mbere yarabizi ko Andre agomba kuba ahari aririmba, ariko ibyo yitaga ko byoroshye byari byamubujije amahwemo. Kubera ko abo bari kumwe babonaga ari kurushaho kugira ubwoba, bamuhaye amazi ngo amwe barebe ko yatuza. Yihagaze agerageza kwigira nkaho nta cyabaye, ariko umutima w'umubwiza ukuri ukomeza gutera cyane ku buryo umukobwa wari umwicaye iruhande yawumva gutera nk'ingoma bari kuvuza. Umukobwa w'umunsi yari Sophia kandi yarategerejwe cyane. Igihe cyo kuzanwa mu ruhame cyari kigeze. Abari bari kumwe nawe bamusabye kwitsa imitima nka kabiri agahumeka akabona gusohoka. Yari yambaye umwambaro w'ubukwe hanyuma arasohoka. Mu gusohoka Andre noneho n'itsinda rye baririmbye indirimbo zigendana no gusohora umugeni mu nzu, mu gihe abaza hanze akaramutsa abo agomba kuramutsa harimo n'umusore. Noneho barahinduye, Andre acuranga gitari n'abandi bamufasha gucuranga banongeramo amajwi amwunganira ayo bita backing sounds. Yatangiye kuririmba indirimbo zisingiza ubwiza bwa Sophia, zivuga no ku cyubahiro cy'ababyeyi be. Andre wahuguzaga bidasanzwe yakomeje kuririmba, ahera ku ndirimbo irimo amagambo avuga ngo marayika wisangira uwagukunze, mwibanire ubudatana, dore Imana irabitegetse. Arakomeza ati tambuka neza wisangira Imana yakuremeye. Ako kajambo kagize umutima wa Sophia wasohokaga arivugisha tu Imana yandemeye cyangwa ababyeyi bangeneye. Andre we iririmbire sha nuzi ko bimera, yabyivugishaga ku mutima. Yageze ku yindi ndirimbo aratangira ati umunsi ugenda nagukurikije amaso, ijoro rirakumisha nsigara nigunze. Abambona bose bambaza ubutitsa bati wababajwe n'iki cyatumye wigunga. Mbasubiza ngira nti mumbajije ubusa, nta n'umwe muri mwe wamara agahinda. Nawe yarazi kuririmba ku buryo amagambo yose ateye agahinda yaririmbaga nk'ugiye kurira, bamwe bakisanga amarira ari kumanuka ku matama. Sophia we yabyegereje umutima, aho kumva ari kuririmba bisanzwe yiyumvira ko ari ubutumwa Andre ari kumuha. Kuririmba ngo umunsi ugenda nsigara nigunze yabihuzaga nuko yiyumvaga, akumva koko Andre ari kuririmba indirimbo zihuje n'ikimuri ku mutima. Akimbagira gake gake yakomezaga kuza aza hanze. Hari harimo intera ndende cyane uvuye ku nzu kugera aho wari bubatse ihema ryari ririmo abashyitsi. Uko yakomezaga kuza, Andre yahinduye indirimbo araririmba ati iminsi ni myinshi, wenda hari umunsi nzibagirwa uwo nkunda tutakiri kumwe. Uwo munsi nuza njyewe nziyahura, kuko aho kukwanga nava kuri iyi si. Umwana nikundiye ampora ku mutima. Indirimbo ntiyigoraga yisoza, yaririmbagaho agace gato, abacuranzi bagahindura agakomereza ku yindi. Muri iyo ndirimbo ho ijambo ryakoze Sophia ku mutima, naho Andre yaririmbye ngo nzibagirwa uwo nkunda, uwo munsi nuza njyewe nziyahura. Sophia yatangiye gutitira, abantu bakeka ko ari isoni nubwo bagize nk'umuntu wari uhanzwe amaso na bose. Andre yakomeje kuririmba ati araje araberewe, ayisoje akomereza ku yindi. Yageze ku ndirimbo yasaga nk'iya nyuma arushaho guhogoza, kandi amagambo yaririmbagamo yaririmbye wagira ngo ari kurira. Niko yaririmbaga, ari niyo mpamvu bamwizeraga mu gusohora abagenzi kandi ari umusore, mu gihe akenshi byakorwaga n'abakobwa. Indirimbo yari agezeho yagombaga gushyiramo izina ry'umugeni. Noneho ni indirimbo abantu bose bari bazi, aho bagiraga ku mazina nyir'ukuyihanga yakoresheje bakayavanamo bagashyiramo ay'umugeni babaga baririmbira.
Yaratangiye ati nyabusa amatage amwe atera agahinda ni amanyagwa, adutwaye uw'ingenzi aduteye agahinda, mbenye kukubyara Dorofiya aziyambaza nde? Abari mu bukwe bose bibwiraga ko agiye kuvuga Sofiya, aho kubivuga yivugira Dorofiya. Bagize ngo ari bugakosore ko ari ukwibeshya bisanzwe, ariko akomeza kubivuga agira ati mbe na ya nshuti yawe Dorofiya nzayibwira iki? Mwari wacu dore usanzwe ukunda nawe aragukunda, ntuzigere umubabaza. Mbe ya Dorofiya wacu reka nkubaze kandi nawe unsubize. Abagize itsinda rye bose baramurebye, abantu bose bari mu bukwe batangira kongorerana bati se yibagiwe ko ari Sofiya? Kuki ari kuvuga Dorofiya? Niko yitwa se? Nyamara Sofiya iryo zina yari arizi. Ubundi Andre rero ahoze ari umukunzi we. Aho batandukaniye, Sofiya akajya gukora ubukwe, batumiye itsinda rye bazaririmba batumira irye kuko ari ryo ryari rizwi mu kuriza abageni, byaranagizwemo uruhare na Sofiya ubwe. Bagikundana, Andre na Sofiya bafashe amazina yabo barayahuza bakuramo izina rimwe. Kuri Andre bakuraho E isoza, kuri Sofiya bakuraho S itangira, hanyuma bateranya amagambo asigaye babibyazamo Androfiya. Sofiya kwihangana byaramunaniye, yibuka byinshi birimo ko atigeze atandukana na Andre abishaka. Uko yarushagaho kuririmba niko yibukaga ko agiye kubana n'uwo adakunda ngo ni ukugira ngo yumvire ababyeyi. Nyamara Andre yakundaga yari arahari kuririmba nkaho nta cyabaye. Sofiya wari wahereye kararibwa mu nda, umutima waramusimbutse agira ikizengerera. Ataragera n'imbere y'umusore, Moses bari bagiye gushyingiranwa yahise agwa hasi. Ubundi hari hageze aho Moses nk'umusore w'umunsi ahamagazwa nawe akazanwa imbere y'abantu bakamushyikiriza umukobwa. Sofiya yaguye hasi, umutima utera vuba amera nk'ugiye kubura umwuka. Ibyari gukurikiraho nyuma yo gutanga no kwakira abageni, hagakurikiraho gusangira ibyo kurya n'ibyo kunywa bari bateguye, byose byari birangiriye aho. Yaguye hasi abantu barashungera batangira kumuhungiza ngo wenda haguruka biranga. Igihe yasohokaga akabona ukuntu Andre yari yize wamusohora mu nzu aririmba ahogoza, yatangiye kumva umutima utera cyane kurusha uko byari bimeze mu nzu. Yageze aho yumva umutwe uremereye, akomeza kubura amahoro mu mutima. Yatangiye kugira ibibazo byo guhumeka, babara mu gatuza, acika intege, arushaho kugira ubwoba budasanzwe. Muri ako kanya abantu bari bamuhanze amaso bibwiraga ko ari ubwoba busanzwe bwo kuba agiye guhura n'umusore akunda cyane, nyamara baribeshyaga. Yahise agwa hasi kuko noneho byari bigeze adashobora kugenzura ibyo yakoraga. Ntiyataye ubwenge byo kujya muri koma, ahubwo yahindutse nk'umusazi amera nk'utaye umutwe. Kubera ko atari gishoboye kugenzura ibyo avuga, ubwonko n'umutima byihutiye kujya ku cyari kimusheshikaje cyane. Umuntu wari umuhangayikishije ari n'ubwo ubwonko bwe bwahise bugarukaho ni Andre. Yaguye hasi asakuza, yitse umutima avuga nk'uwabuze umwuka ati Andre, Androfiya. Moses nk'umuntu wari waje gusaba, ibyo kwibombarika nk'umuntu waje gusabirwa umugeni yabivuyemo, asimbuka asunika abantu ngo yegere umukunzi we. Yagerageje kumufata amubaza ati Sofiya, sheri bigenze bite? Humeka, mvugisha ni Moses ugukunda. Abakecuru n'abasaza batangiye gusengera mu mitima no kongorerana bati twarabivuze, abanyeshyari binawe. Ubu koko baramuroza ngo adashyingiranwa n'uriya musore w'umukire kuriya. Afite imodoka, inyubako mu mujyi, afite amafamu y'inka, imirima, afite umwanya mwiza mu buyobozi, abantu bose baramwubaha bakanamutinya. None bagira ishyari Sofiya, baramuroga ngo atabana nawe ku munsi w'ubukwe koko. Abandi baketse ko ari bamwe mu bakobwa bari bari kumwe nawe mu cyumba bamuroze, bati buriya bariya bakobwa bagumiwe wasanga bafite icyo bamutamitse. Ubukwe bwari buhindutse akavuyo mu mwanya muto. Bose babyiganaga bashaka kwegera imbere ngo barebe uko bigenze. Icyakora uko barwanaga no kumuvugisha ngo akanguke areke kuvuga Andre, ababyeyi be bahise bibuka ibintu byose. Barebye Andre waririmbaga, we yarakomeje kuvuga izina, bibuka ko ari we babatandukanyije ku bw'inyungu zabo. Kubera ko yavugaga izina Andre, mama wa Sofiya yaje asakuza cyane ati mufate uwo musore avuga icyo akoze umwana wanjye, mumufate mamagare kuri polisi. Abantu banze kumufata ari abasore bari baje kuvumba bakoraga ubukarani muri karitsiye bazwiho kuba barakare, arabinginga ati nimufate ntabacike. Koko baramufashe baba bamukomeje mu gihe yahamagaraga kuri polisi. Yarahamagaye arababwira ati umukobwa wanjye aguye hasi baje kumusaba no kumukwa. Aguye hasi ata ubwenge none ari kuvuga izina ry'umusore. Uyu musore ari kuvuga izina rye, bahoze bakundana umukobwa wanjye nyuma aza kumwanga, none sinzi icyo yamukoze gitumye mubona akagwa hasi. Rwose nimudufashe. Ubwo yahamagaraga abandi bari kuvugisha Sofiya ngo bumve ko yareka kuvuga Andre na Androfiya, ariko bikanga agakomeza kubivuga kandi ahumeka insigane. Kuko yaraguye hasi ababyeyi ba Sofiya bagahamagara polisi kubera ko yavugaga izina rya Andre, ntibyatanze umusaruro uwo ari wo wose. Impamvu nuko ibyo polisi yari kugenzura nta cyaha cyari kirimo. Polisi yabajije neza uko bigenze muri ako kanya, bumva ibibaye ari ibikorwa by'umubiri n'ubwonko bw'umuntu bikunze kugaragara mu gihe umuntu agize imihangayiko myinshi, umutima agatera cyane, ashobora kuvuga izina ry'umuntu yibuka cyangwa arimo kugirira amarangamutima akomeye. Nta kintu cy'ubuhemu cyangwa icyaha cya Andre cyari gihari, kuko kuba yari ari kuvuga izina rye ntibyari icyaha kandi ntabwo byari bishingiye ku ngeso mbi yari yagaragaje mu bukwe. Mama Sofiya yakomeje guhatiriza ati yaririmbye aho gukoresha izina ry'umukobwa wanjye Sofiya akoresha irindi zina ryatumye ahungabana, ariko nabyo ntacyo byatanze.
Abapolisi mu bugwaneza baramusubije bati mwebwe mukwiriye kwihutira kujyana umukobwa wanyu kwa muganga mukita ku mutekano w'ubuzima bwe. Kubera ko nta bimenyetso bifatika byerekanaga ko Andre yakoze ikintu kibi, polisi ntiyari gufata icyemezo cyo kumufunga cyangwa kumujyana kuri gereza. Byongeye gufunga umuntu ku mpamvu z'amagambo y'umuntu uri mu burwayi cyangwa ufite imihangayiko byari kuba ari ukwirengagiza amategeko. Uburyo bwiza bwo gukemura icyo kibazo ntabwo bwari ubwo gukoresha polisi, ahubwo basabwaga kwita ku mukobwa wabo bakamujyana kwa muganga. Moses yarumiwe kuko umukunzi we yasaga nk'uwasaze avuga Andre nawe ababyeyi ba Sofia babonye ko abapolisi batari buze bahita bamusaba gutaha ako kanya. We n'itsinda rye amafaranga ya nyuma bari bayahawe mbere yo gutangira kuririmba. Gutaha kuri bo ntacyo byari bibatwaye kuko bari bamaze guhembwa kandi nta kosa bari bakoze ngo wenda abandi bantu bazabima ibiraka. Igitangaje nuko abantu batangiye kwibaza ku mpamvu mama Sofia yarabirukanye arakaye aho kugira ngo yemerere Andre kwegera Sofia kuko yasakuzaga amuvuga mu izina. Moses yabyigiriyemo, yasabye ko umukunzi agezwa mu bitaro byihuse bakareka kuguma mu mateka adashinga umuntu ari kurushaho kuremba. Yari yarize cyane asobanukiwe ibintu byinshi ku buvuzi nubwo bwose atari umuganga. Yari abizi neza ko gukomeza kumutindana byashoboraga gutuma agira ibindi bibazo, akaba yajya mu mimerere yo kutavuga n'ijambo na rimwe, akagira agahinda gakabije cyangwa bikamuviramo ibindi bibazo by'umutima n'ubwonko. Nk'umuntu bari barasezeranye mu murenge n'ubundi yari umugore we, yagombaga gukora icyo ashoboye cyose akavurwa byihutirwa. Sofia bamwinjije mu modoka yabaye nk'akajiji ari kwivugira ngo Andre wiririmba gutyo Andre ntabwo ngenda Androfia. Nk'ibisanzwe ku muntu nka ugeze mu bitaro bahise bamupima umutima, umuvuduko w'amaraso, guhumeka, ubushyuhe n'ubwonko. Imiti y'ibanze yo kugabanya imihangayiko n'iyindi yose y'ingenzi barayimutamitse, bakomeza kugerageza kumuba hafi bamufasha kugira amahoro mu bitekerezo. Kubera ko yarakomeje kuvuga izina Andre, umuganga wamuvuraga yasabye ko Andre yagezwaho ku bitaro bakareba niba hari icyo byatanga. Muganga yaganirije Moses aramubwira ati iyo umuntu aguye hasi rimwe na rimwe akagira ibibazo bikomeye by'umubiri n'ubwonko, aba ashobora kuvuga izina ry'umuntu bafitanye isano ikomeye cyangwa waba yizeye cyane anamukunda bidasanzwe. Kuba umuntu nka Sofia uri muri aka kaga ko kuba yajya no muri koma agaceceka burundu akamera nk'uwashizemo umwuka akiri kwibuka izina ry'undi muntu ni ikimenyetso cy'uko amarangamutima, icyizere, urukundo n'ibyiyumvo bye byose bimuriho. Uyu muntu ari kuvuga mu izina ni inkingi y'ubuzima bwe mu buryo bw'amarangamutima. Inama nakugira ni ukuzana uwo Andre hano, kuko iyo bigenze bitya uwo bibayeho bakamuzanira uwo muntu aba ari kuvuga iruhande, akenshi bigira umumaro w'uko umurwayi akira cyangwa akagarura ubwenge vuba. Impamvu y'ibi ni uko kubona uwo yari yifuje bimwongerera imbaraga zo guhangana n'uburwayi. Kubona uwo muntu bituma umutima ugira ituze, ubwonko bukagabanya imihangayiko, maze n'umubiri ugasubira mu buryo busanzwe. Amarangamutima meza agira uruhare mu gusubiza umuntu ku murongo. Moses yabajije muganga ati nitumuzana saramara iki hano? Nawe ati nimuzana Andre hano araba afite inshingano zikomeye zo kumufasha. Ashobora kumwereka ko atari wenyine, akamuhumuriza, akamugaragariza urukundo, akamuvugishamo icyizere, amubwira ati turi kumwe, humura Andre ndahari. Agomba kubivuga amufashe ikiganza, mureba mu maso ku buryo Sofia yiyumvisha neza ko bari kumwe. Niba wenda byatewe n'ubundi burwayi akaba asanzwe agwa hasi avuga izina ry'umuntu, biraba byiza kurushaho kuko Andre araba abizi, azi ko amufasha mu bihe nk'ibyo. Aho ku bitaro Moses yari yamanukanye n'umushoferi hamwe na murumuna wa Sofia. Moses yicishije bugufi yabajije uwo murumuna we ati Peri, mbabarira umbwize ukuri, Andre na Sofia baziranye bate? Kandi ntumbeshye. Peri yari azi ibintu byose uko byagenze n'impamvu yakekaga ko ariyo soko y'ibyari bibaye. Moses yifuzaga kumenya ukuri kwabyo kugira ngo yemere ko bahamagara Andre. We yakekaga ko bari kumubeshya, wenda ahubwo Andre akaba yaramuhemukiye cyane ku buryo amubona akabwa igihumure, agakeka ko bamuzanye bimeze bityo ahita apfa noneho. Peri yaramubwiye ati Andre na Sofia bamaze imyaka 7 bakundana. Mvuze ko bakundana na n'ubu kuko nawe urabyumva ko yaguye avuga izina rye akaba agikomeje kurivuga. Nuko akimukunda kandi na Andre aracyamukunda. Moses yarumiwe ati niba se bakundanye imyaka 7 ngiri kunshyira he? Peri ati tuza ngusobanurire. Bakundanye bakigera mu 4 segonderi bigana imyaka 3. Basoje buri wese yagiye mu bye, urukundo rusa nk'urucogoye mu gihe runaka. Hashize umwaka basoje kwiga basa nkaho batagikundana. Sofia yarongeye akajya amuhamagara birangira na Andre bigarutsemo neza. Noneho urukundo rwabo rwaje kugurumana ku buryo buri wese yahise abimenya. Nk'abantu bakundanaga ku mazina yabo no kuvuga ku manimero ya telefone. Sofia yari yaranditseho ko Andre ari Androfia, bimwe nk'abantu bitwa ba Mariko na Celine bakora bakiyita nka Mariceline by'agatwiko karaho gusa bahuje amazina. Nabo bise Androfia bashaka guhuza amazina yabo. Mbese ryari izina rya couple yabo. Uko bakomezaga gukundana cyane babyereka buri wese, niko n'abantu barushagaho kubimenya kugeza ubwo na mama byinjiyemo. Mama yaganirije papa aramubaza ati ariko wowe wamenye umukwe wacu? Papa tuwuhe mukwe? Nawe ati ngo ni ka gasore ko kwa Nosene. Papa turavuga Nosene utambara inkweto, kariya gasaza gahora gatumura itabi. Mama ati nako wakamenye.
wa muhungu we rero wa bucura ngo niwe ugiye kutubera umukwe, nawe unyumvire. Papa yarasetse aramubwira ati mu bakobwa wanjye akundana nande, ni Sofia cyangwa ni Peri? Nawe ati ni Sofia kandi ngo benda no kubana, ahubwo yanansabye kuzamuzana hano ngo tuganire. Peri yakomeje kubwira Moses ko iwabo banze Andre agera aho ababyeyi be cyane cyane mama we yumvishije se ko badakwiriye kuba ba mwana ba Noseni. Noseni yari umusaza wibera mu mirima no mu nka ze, we n'umugore we barabyukaga bakikorera amafumbire bagafata udusuka bakerekeza mu murima bakajya guhinga. Kubera ko ariko kazi bihoreragamo bagata bashakisha ubwatsi bw'inka, bahagera umusaza agakomeza yahira, ntibajyaga bambara inkweto. Hari nubwo mu mpera z'icyumweru baserutse Noseni yashoboraga kwiyambarira ipantaro akayizinga hasi akagenda yambaye ibirenge. Naho papa wa Peri na Sofia bo buri wese yari afite imodoka. Baraganiriye bati ibaze kuba uri kugendera mu modoka ukanyura ku gasaza katambaye inkweto gafite umufuka na najoro mu muhanda, ku zuba rya saa munani kari gutuma ivumbi, ukava mu modoka ngo ugiye gusuhuza ba mwana. Urumva bitaba ari ukwisebya koko? Bariya ntibaba ba mwana bacu. Papa we yabitekerejeho anashimira mama ati rwose byaba biteye ikimwaro, watekereje kure. Najya njya gusangira n'abakire bagenzi banjye kakaza kambaye uturenge mu isantere cyangwa se kiyambariye ibibodaboda, nkagira isoni kuko ari ba mwana nkagahamagara ngo kaze dusangire. Uzi ko hari n'abahita bahaguruka. Mama nawe ati ibyo biroroshye, ahubwo tekereza noneho mu bukwe uko hakundi bifotozanya na ba mwana. Umukecuru arambara ntaberwa, ibitenge biba bijagaraye birutwa no kutabyambara. Mu ntoki haba huzuye amagaye y'ibitoki ajyana mu isoko, imyate, imyera, mbese ntabwo ifoto yacya. Nawe utekereza uko abantu bacu baba batashye ubukwe bw'abo bana badufata tugiye kwifotoza, maze ifoto hakaza muri ya musaza n'ibikote birebire bitamukwira, atakarabye ngake, atisize n'amavuta. Mbega ifoto! Moses yarumiwe ati ibyo byonyine nibyo byatumye basaba Sofia gutandukana nawe? Pera ati ibyo babiganiraho tutari mu rugo, tuhageze batubwira ko ari byo biriwemo babisiganaho, bahera ruhande batubwira uko babyumva. Bwa mbere nanjye numvaga bitajyanye koko. Urabona papa n'umugabo muremure ubyibushye, mama nawe akaba umudamu ushinguye ugaragara nk'umukire nyine. Uretse kuba ari abaturage bibagaragaraho baba bibereye mu mirima no mu matungo batazi kwitaho cyane, ni n'abagufi barashaje, mbese nanjye natekerezaga iyo foto nkumirwa. Ariko nanatekerezaga ukuntu Andre akundana na Sofia, nkumva batazabasha kubatandukanya ngo bikunde. Sofia yagerageje kubabwira ko batabatandukanya ngo byemere, ariko mama aramubwira ati nzatanga ruswa ntibazigere banabasezeranye. Uzahitemo ko mfungisha Andre cyangwa uzabane n'uwo nzaguhitiramo. Hashize igihe kinini barwana nabyo, bageze aho baramunesha yemera kurekura. Wenda nakanguka azabikubwira. Ariko wowe kuko wari hafi ushaka umukunzi kandi bazi ubukire bwawe, bahise babahuza badatindiganyije. Ibyo nabyo sinzi uko byagenze, gusa icyo nakubwira cyo nuko kugira ngo Sofia na Andre barikane byasabye imbaraga z'umurengera. Ari nanjye nkabona umuntu bantandukanyije nawe ntabishaka ari kundirimbira, urabyumva ko nagwa muri koma. Sofia ndi kumwumva sinamurenganya, ahubwo umuzana uwo musore murebe kadahita atuza akagarura ubwenge. Moses na muganga barumiwe. Uwo muganga w'umusore yabwiye Moses ati umukobwa nubwo mwamaze gusezerana mu mategeko, sinzi ko azakubera umugore ukeneye. Mugerageze muhamagara uwo musore murebe ko hari icyahinduka. Peri yagiye guhamagara, telefoni yihita isona. Mama we wari washobewe niwe wari umuhamagaye amubaza uko byifashe. Peri yaramubwiye ati aracyavuga Andre, none muganga yavuze ko umutari ukumuzana. Ni mu muhamagare mu mwinginga za hano ku bitaro. Bitabaye ibyo umukobwa wacu aratugwa mu maboko. Ibyo baganiraga Moses ntiyarabyitayeho, ahubwo yibazaga ikintu cyari cyatumye uwo musore banze mu muryango agatandukana n'umukobwa bamwemerera kuza kumuririmbira. Ku munsi ukurikira Andre yazindukiye mu bitaro kuko Sofia yari yakomeje kumuvuga mu izina mu gihe cyose yabaga ari maso. Mama wa Sofia ubwo yari yabanje kumwihamagarira aramubwira ati Andre, si ngombwa ko mbanza guca hirya no hino ngo mve ko ibyo ngusaba byihutirwa. Ikibazo cyabaye hano urakizi. Ubu abantu bari kwinywera inzoga zagakoreshejwe basaba bakanakwa. Urabizi neza ko bari kujya gusezerana mu rusengero bagahita babana. None umukobwa wanjye yasaza avuga izina ryawe. Ihute ugende mu bitaro umubwire ko hari wenda yagarura imbaraga hakiri kare. Byasaga nko gusaba uwo bimye bakanamukubita kuko abasabye, ariko nta ndi mahitamo yari ahari. Andre akigera mu bitaro yasuje Moses na Peri, hanyuma muganga amubwira ko abigenza akavugana na Sofia. Yasabwaga kuguma hafi ye, kumufata ukuboko, kumuvugisha bucece mu ijwi rimuhumuriza no kumwereka ko ari kumwe nawe. Peri na Moses bigiye ku ruhande, Andre aramwegera atangira kumuririmbira indirimbo bakundaga kuririmba kera, amuvugira ibisigo yari yaramuhimbiye bagikundana na Moses yumva. Amagambo yari ari muri ibyo bisigo ubwayo, Moses yarayumvise arahaba, yumva nta muntu yigeze abwira amagambo meza nkayo. Mu gisigo hari harimo igereranya aho Andre yabwiraga Sofia ko ijwi rye rimurutura kuba amaraso yazenguruka mu mitsi ye, mbese ko adahari n'amaraso atagera mu mutima. Ibyo byatumye Sofia atangira kwiruhutsa nk'uvuye kure cyane. Amarangamutima yahise atangira gusubira ku murongo, umutima ugenda utuza, guhumeka bitangira kuba ibisanzwe, ndetse n'umuvuduko w'amaraso ugaruka ku rugero rukwiriye.
Mu isaha imwe gusa Andre akomeje kumutera imitoma, amuvugira ibisigo, akamuririmbira, amufashe ikiganza, amuhamagara Androfiya, umukobwa yari yamaze kumuhobera. Yaramugundiriye cyane araturika ararira, akomeza kurira cyane avuga ati Andre, sinshaka gutandukana nawe, ntunsige turagumana, nawe ndishaka kubana nawe utari wowe. Sofiya yamuryamye mu gituza ahita asinzira, Andre nawe akomeza kuririmba amusinziriza neza kurushaho. Amaze gusinzira neza yaramuryamishije, hanyuma asaba kuba yitahiye gato. Abaganga baramuretse gusa bamubwira ko isaha ku isaha bamukenera bakongera kumuhamagara. Moses yifuzaga ko baganira uwo mwanya, akamubaza ukuntu yisanze yaje gucuranga mu bukwe kandi abizi ko yatandukanye na Sofiya, ariko yategereje kubimubaza ku munsi ukurikira kuko yabonaga ko yihuta. Yumvaga afite ivuhe ryinshi bitewe no kubona umukunzi ahobera undi musore akarira, akamuryama mu bituza avuga ko nta wundi ashaka utari we, bikarangira anasinziriye akimuryamyeho. Peri na Moses nibo bari bagikomeje kumurwaza, bombi banze kumuva iruhande, bari kugemurirwa na bamwe mu bakobwa bari baje gutaha ubukwe, ndetse n'abandi bose babaga bamufitiye impuhwe bakaza kwihera ijisho ko yarameze mu bitaro. Inkuru zari zakwirakwiriye ahantu hose, haba mu mujyi no mu byaro. Bose bagarukaga ku rukundo rwa Andre na Sofiya kuko abenshi bari baruzi uko baba batandukanyije ngo bashaka ko ashyingiranwa n'umusore umubakire bagenzi babo, n'ukuntu ubukwe bwari bupfuye ku munota wa nyuma. Bose bari babizi ko Andre yagiraga itsinda ry'abantu baririmbaga. Agisoza amashuri yisumbuye yagiye kwiga umuziki, kuririmba indirimbo za gakondo no gucuranga. Asoje kuwiga yihuje na bagenzi be biganaga umuziki, ashaka n'abandi bantu bake bari bafite impano zitandukanye abahuriza hamwe. Bari barimo abazi kuvuga amazina y'inka, abasaza bazi kuvuga imisango y'ubukwe, ababyina imbyino z'umuco, n'abandi bose bari bashoboye kugaragaza impano zimurikwa mu bihe by'ubukwe. We rero kuko yagiraga ijwi ryiza cyane, rimwe na rimwe niwe wabaga ari umuririmbyi mukuru, abandi bakaza bamwunganira banamucurangira. Iryo tsinda yari arihagarariye, ariko yari yashyizeho umuntu ushinzwe gushaka ibiraka, ku buryo yari wavuganaga n'abakiriya bagatumira iyo bande yabo. Bande yabo yaragiye iramamara cyane, umuntu yashaka bazamufasha gususurutsa abazaza mu bukwe bwe akaba ari batekerezaho. Mu gutegura ubukwe, ababyeyi ba Sofiya ibyo gushaka bazaririmba babishinze undi mugabo. Uwo mugabo yatangiye gushaka bazakora ku kazi atitaye ku kuba Sofiya yaratandukanyijwe na Andre, cyane ko ataranabizi. Ndetse Sofiya ubwo akibimenya ko ari we bagahaye, yahise amutegeka bagomba kugaha. Yaramubwiye tugomba kugaha itsinda rya Andre, bafite ibyangombwa byose ngo bazaririmbire. Ayo makuru yose abazaga kugemura bagiye bayavuga mu byiciro, birangira yose Moses yahurije hamwe. Ikindi kibazo cyaje kwari ukwibaza noneho ukuntu Sofiya atinyutse gusaba ko Andre ari we wazamuririmbira, kandi bari baratandukanyijwe ku ngufu, noneho yanaririmba akagwa hasi kandi ari we wamwihamagariye. Ariko nabwo yari yizeye kuzabona igisubizo. Ibyo yabitekerezagaho mu mutima akibwira ati iyo mbimenya sindi umwanya wanjye ngo ndakunda uyu mukobwa. Njye nifuje gushaka umugore ariko umwe unkunda cyane wabasha kubana nanjye mu bihe byose. Akenshi mba muze nirirwa niruka hirya no hino, nshatse umugore utankunda cyane natakaza icyizere kuri we n'iterambere ryanjye rigasubira inyuma, sinazigera ngira umutuzo mu mutwe. Byarushaho kuba bibi cyane mbanye n'iyo Sofiya ufite umuntu yasariye. Ni hahandi sinazigera munyura na rimwe kuko yajya ahora ngereranya na Andre. Yari yanze kuva mu bitaro ngo atahe, ati nzava hano menye niba tuzasubukura iby'ubukwe cyangwa tuzajya gusesa ibyo gusezerana mu mategeko, kuko njye nakwemera nk'Imana aho kubana n'umukobwa utankunda. Umukobwa wabana nanjye kuko ntunze uwo yaba ari mubi cyane kuko ubutunzi buraza bukagenda. Iwabo niba barahisemo kumuma kuko babona ko niteje imbere, bivuze ko nabo batankunda nkanjye. Bibaye ngombwa ko nkena bakwicuza icyatumye bamuma, nawe akabaho yicuza. Ubusanzwe kubana n'umuntu utagukunda gusa kubera ubutunzi bishobora kugira ingaruka zikomeye zirimo agahinda n'ubwigunge. Nubwo haba hari ubutunzi, kuba urukundo rudahari bituma amarangamutima ahungabana, bituma habaho kudashimishwa n'ubuzima, umuntu agahora atekereza ku wundi akunda cyangwa ku cyo atabashije kubona, bigatuma atishimira uwo bari kumwe. Nanone habaho guhora umuntu agereranya, mu marangamutima aba yumva hari icyo abura. Moses yari abizi ko kubana n'umuntu utagukunda ari bibi, abigereranya nko gukunda gukina umupira w'amaguru ariko udafite amaguru yombi. Yarivugishaga mu mutima ati kubana n'umuntu wishimiye amafaranga yawe ni nko kugura indabo zitagira impumuro. We yishakiraga kubana n'uwo akunda, aho yari kujya yumva atekanye kandi bakajya bahuza kuri byose. Yarivugishije ati uko bizagenda kose sinzabana na Sofiya kuko umutima we wazaba uri ahandi, ahubwo nimara kuganira nawe neza nzamubaza icyo ashaka nzakimufashemo. N'abakeneye kugumana nanjye kandi akaba azankunda koko tuzagumana, n'abashaka kundeka akibanira na Andre tuzitabaza n'amategeko ariko bo babaho uburenganzira bwabo. Mu rukerera Sofiya yarakangutse asanga Andre adahari. Yasakuje cyane avuga izina rye, Moses ahita amuhamagara. Andre nawe ntabwo utinda yahise ahagera cyane ko yabaga yifuza kuba ari kumwe nawe. Yaraje aramuhobera, Sofiya yitse imitima ageze aha aratoza. Moses yabonye batangiye kuganira bisanzwe, we na Peri barabegera ngo babaze uko bimeze. Sofiya wabashaga kuvuga neza, we na Andre basobanuriye Moses iby'urukundo rwabo bihuza neza nuko Peri yari yarabimubwiye. Gusa bongeyeho bike Peri atari yarigeze amenya.
Bwa mbere iwabo wa Sofia bamusakuriza bakamubuza gukomeza gukundana na Andre, bamubwira ko bo bari baciriritse, yaraje arabimubwira. Nubwo bwose wabo bari abaturage bisanzwe ntibasabaga umunyu, ariko nanone ntibari abasirimu na gake. Ku ruhande rwa Andre nk'umwana wabo, we yari umusirimu afite amafaranga cyane ko yari yariguriye ikibanza hafi y'umuhanda, kubaka inzu isanzwe, ibikoni n'uruzitiro. Kandi mu bihe bisanzwe yashoboraga gupatana ubukwe nka bubiri. Mu bihe by'ubukwe noneho nko mu mpeshyi akaba yakora ibiraka nka 2 mu cyumweru, kandi bamuhembaga amafaranga menshi cyane. Ku ruhande rwe yari afite iterambere n'ejo hazaza heza, ariko iwabo ho bari baciriritse muri ubwo buryo. Nubwo bwose yari yaragerageje gutera umucanga n'akarangi ku nzu z'iwabo, ntihashize igihe kinini batahanduje. Guteka bakoreshaga inkwi zisanzwe, ivu rikaba riri ahantu hose, korora ntibari kubireka, mu mbuga habaga huzuyemo amase, mbese ari igiturage gisanzwe, ariko bakanagira akantu ko gukabya cyane kuko bari banakuzemo. Andre yari bucura bwabo, kandi bari baramubyaye mama wari hafi gucura imbyaro. Sofia akibimubwira, Andre yarababaye. Icyakora yisekera yaramubwiye ati, ababyeyi bawe nibanga ko tubana, umugabo bazagushakira uwo ari we wese, uzibuke untumire mu bukwe, umpe akazi nkuririmbire, ntazakubura nkanahomba amafaranga. Wenda nzababazwa no kuba bakuntwaye, ariko ntibantware n'ikiraka. Sofia yaramusetse aramubwira ati, ngewe bibaye ukabana n'undi mukobwa sinataha ubukwe bwawe pe. Andre ati, nanjye ari ukuza gusa sinabutaha, ariko mpaye akazi nabutaha. Amafaranga arabanza ibindi bikaza nyuma. Buri munsi uko Sofia bamenyaga ko yavuganye na Andre niko bamwihanangirizaga. Yari umukobwa wakuze bamumenyera buri kimwe, ayoborwa n'iwabo cyane. Baramugenzuraga bagakabya ku buryo mama we yafataga telefone ye ngo arebe abantu babaga bavugana. Muri iyo minsi yamutegetse kutazongera kuva mu rugo ngo agiye guhura na Andre, amwakana telefone. Hashize icyumweru amusaba kujya kubwira Andre uko bimeze, akamusaba ko batandukana. Sofia yaratangiye kunanuka kubera ibyo bihano. Ahuye na Andre yamwumvisha ko adakwiriye kwiteranya n'ababyeyi kubera we, cyangwa se ko akemera gushwana nabo kubera urukundo. Ariko Sofia yahisemo ababyeyi, we na Andre bemeranya gutandukana mu mutozo. Mama we rero amubwiye ko nibakomeza gukundana azakora uko ashoboye kose agafungisha Andre. Byakwanga bakabana ntazataha ubukwe bwabo, kandi ntazigera amukandagirira mu rugo, akazarinda apfa batongeye kuvugana. Sofia yagendeye ku mugani uvuga ko akaburane kaboneka ari nyina w'umuntu, yemera guhara umukunzi we. Iwabo bamweretse umusore bashakaga kumushyingira, abona ntacyo atwaye, anatunze bihebuje. Yanze kugorana, yishyiramo ko nyine nta mahitamo afite ku buzima bwe. Ariko ubukwe bwaregereje, aribaza ati ko Andre twarekanye ko ntacyo dupfa, akaba yaransabye kuzamuha akazi, nemere ko wamugana bure byose. Nibwo yamusabiraga akazi, azi ko azaririmba bisanzwe, ariko yaririmba akamuriza, bakamutera kwibuka ibihe byiza by'urukundo rwabo, bikamutera kumera nk'umusazi. Moses wari uteze amatwi yasoje kumva iyo nkuru abaza Sofia niba amukunda. Sofia amubwiza ukuri ko agikomeje kwishakamo ko yamukunda, ariko ko bikomeza kwanga kuko ababona Andre gusa mu bitekerezo bye. Moses yabajije Andre niba nawe akimukunda, amusubiza ko uretse kwihagararaho yaririmbaga arira bya nyabyo, kuko yaragikunze Sofia, ababajwe nuko agiye gushakana n'undi. Moses yarahangayitse aribaza ati, bwose tubanye naba ndikungukira he, mbana n'umuntu uzarinda apfa atishimiye ko turi kumwe? Niki nazakora akishima kandi atankunda, ko kunyurwa bishingira ku rukundo umuntu agukunda? Icyiza nuko mbimenye kare, sinkibanye nawe. Yabwiye Sofia na Andre ati, Murandorofia, njye sinabarwanya, ndabarwanirira ahubwo mwibanire. Sofia nari maze kumukunda, ariko sinifuza ko yazabaho ababaye kubera kubana nanjye, kandi wenda hanze hari abandi bantu bazabaho banyuzwe kubera njye. Arakaye cyane, afatanyije na muganga bahamagaye iwabo wa Sofia, babasaba kwihuta bakaza aho ku bitaro. Moses yababwiye ko atabana n'umuntu ku gahato utamukunda, ko igihe cyo gushaka uwazamwishimira bakabana bifata nk'umugisha kitararangira, aho kubana n'umuntu wasajijwe n'undi. Muganga nawe yunzemo ati, niba bigenze bitya, nibyongera umukobwa wanyu azagira ibibazo by'ubwonko n'umutima. Mushaka ko umwana wanyu apfa imburagihe? Bakomeje kubaganiriza, babereka ingaruka zo kuba Sofia yabana na Moses adakunda, n'ibyiza biri mu kureka akabana na Andre akunda byo gupfa. Nubwo byagoranye ko babyemera, byarangiye batanze amahoro, bemera ko Andre akomezanya na Sofia aho kubura byose, bitewe nuko Moses we yaramaze kubabwira ko ntacyo bakora ngo abane nawe. Ndetse reba hari inkwano yaramaze gutanga, ababwira ko atabana n'umuntu utamukunda. Nubwo bwose bitari bibavuye ku mutima ari ukubura uko bagira, bemeye ko abakundana bibanira. Nyuma yo gusezererwa ku bitaro, inkuru zarabaye nyinshi ahantu hose. Moses, Sofia n'ababyeyi babo bagiye mu rukiko basesa amasezerano y'ishyingiranwa. Byaraboroheye kuko impande zombi zagaragaje ibibazo biri mu gushyingiranwa kwabo. Amasezerano barayasheshe, hanyuma Moses atandukana na Sofia mu mahoro kandi mu buryo bwemewe n'amategeko. Sofia byaramunyuze cyane, yumva yikundiye Moses wamurwaniye intambara, akumvisha ababyeyi ko bagomba kumurekera amahitamo bakanamushyigikira, ariko ntibwari urukundo rwo kuba umugabo n'umugore, kuko urwo ngurwo yarukundaga Andre wenyine. Bidatinze, Andre na Sofia bakoze ubukwe bwiza, ababyeyi be babutaha batishimiye ba mwana babo, ariko ntibyababuza kubana.
Nubwo na n'ubu ababyeyi ba Sofia bagiterwa isoni n'aba Andre, bo bibaniye mu mahoro kandi gake gake Andre agenda afasha iwabo gusirimuka. Ubu nta hantu namwe bajya batambaye inkweto kandi iyo bagiye mu muhanda bambara neza uko bashoboye. Andre na Sofia bateye imbere cyane kuko Andre n'ubusanzwe yari umukozi kandi agira intego aharanira kugeraho. Moses nawe yabashije kubona umukobwa umukunda nkawe ku giti cye atamukundiye gusa ibyo yagezeho, kandi uwo mukobwa kubana nawe bifata nk'ijoro ryamusanze ku isi. Naha tuyisoreje ngushimira aho tubanye kugeza ku musozo. Inkuru ziracyakomeje kuboneka kuri uyu muyoboro. Ntugende utaduhaye subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, kandi turishimira gusoma igitekerezo cyawe cyiza.